turatangiye rero. Uyu ni Sano Chita muteza amatwi again. Rero mfite kubwira ko wifuza ibintu byanjye byose mu buryo bw'amashusho wajya kuri YouTube ukandika Mesh Videos. Uyu munsi rero nkufitiye ikintu gisa nk'ikidasanzwe. Nkufitiye ikintu gisa nk'ikidasanzwe giteye ubwoba, gitangaje, gitunguranye. Tega amatwi witonze ugiye gutungurwa nawe. Nkuko nabayumvishije mbere yuko nyikora batunguwe, nabayibonye mbere yuko nyikora batunguwe. Please wowe umva iyi audio cyangwa se uyikurikirane pakirangiye, ndabizi uri butungurwa. Ni ibintu nyine ni filime bayita Amarembo Agikuzimu. Iki ni igice cya mbere, gusa gikuyemo ibintu biteye ubwoba kuri iyi sabano tutazi, byagizwe ibanga, nyine amabanga y'umwijima, amabanga y'ibibera kuzimu, ibintu byose n'ibintu bibera kuri iyi sutaruzi biteye ubwoba. Hari n'abantu birwana n'amagini batabizi. Amagini aba kuri iyi si pe arahari cyane. Haraba yaraje afite misiyo yo kukujyana ikuzimu. Wasanga wirwana n'inshuti yawe utabizi yuko igufiteho umugambi mubi wo kukujyana ikuzimu, wirwana n'igini, ariko kubera uziranye na Sano Chita. Sano Chita babereye ikiraro cyo kubageza heza we. Ubu rwose bapanga kukujyana hepfo iriya, ariko ubwo uri kunyumva ugiye turatangira filime bayise Amarembo Agikuzimu. Iki ni igice cya mbere. Dutangiye filime isa nk'iteye ubwoba, ariko nanone nifite kugutera ubwoba, ahubwo kubera ikiraro cyo kumenya byinshi. Abantu birwayitangamo ubuhamya, we yitega amatwi witonze, uraza kumva byinshi bidasanzwe. Nanone ikintu nkundira ubwonko bumeze nka ekara, bumeze nka screen ya televiziyo. Uko uzaza ubwirwa bino bintu uri kubyumva, niko uzaza ubibonera mu bwonko bwawe, umeze nk'uri kureba televiziyo. Rero dutangiye agafilime kacu, ni episode ya mbere cyangwa se igice cya mbere, Amarembo Agikuzimu. Dutangiye mu gihugu kimwe harimo akababaro gakomeye. Abaturage bari kurira, perezida nawe ubwe yahangayikiye ibyabaye. Ni iki cyabaye? Abantu benshi kuri iyo tariki barababaye. Hari uwari wapfuye, abantu bari kumwunamira, bamwe bamujyanye kumushyingura. Uwo muntu kumbi ibyo bikiba, hari uwari uri kuvuga yitonze. Mwumva ibyo ari kuvuga? Hari uwari kuvuga yitonze, ari kuvuga ati ndabona kumva yanjye, ndababona imihanda, ndababona buri hamwe, ndababona buri hamwe bababazwa nanjye, nyamara icyo batazi sinapfuye. Ndabona ikuzimu bishimiye urupfu rwanjye, nkabona arira, arizwa n'ibyo yakoze. Ndaje mbereka ko natapfuye. Filime noneho irashyushye tayari. Tutangiye noneho filime tayari. Mwumvisha amagambo yose avuze, natwe tugize amatsiko. Uyu muntu ugiye kubereka ko atapfuye kandi bamujyanye kumushyingura. Mwe mureka dukurikirane filime, uraza gusanga bino bintu koko bibaho. Reka dutangize filime tumenye uko byagenze. Tayari noneho ubu batujyanye inyuma. Tayari dutangire mu gitaramo cy'umuhanzi mwiza ukundwa witwa Jacques. Jacques ari kuri stage ari kuririmba, abafana bishimye cyane cyane urubyiruko. Ari kuririmba yabonye isura y'umukobwa mu bafana, yamwishimiye, ari kubyina indirimbo ya Jacques. Jacques ari imbere y'abantu, yaratunguwe, ibyumviro bimuzamukamo. Hari igihe ubona akana, nako hari igihe ubona kuki, nako bundi ntago ari ibyo byanzanye. Twikomereje. Ubwo Jacques akiri kuririmba yabonye akadada nyine, akana kari kubyina indirimbo ze, indirimbo ya Jacques. Jacques ari imbere y'abantu, yaratunguwe, ibyumviro bimuzamukamo. Nyine ibyumviro nyine urumva nyine nawe yari agapofotse. Mwe mutega amatwi, filime zitangira gutya nuko nyuma yaho muri buze gutunga. Iyi filime uyirangije, we nkuraritse ko nuyirangiza uri bwumira. Tayari bakitubwira kuri uwo mustar nyine, uwo muhanzi, nkuko natwe mu Rwanda tuba dufite ba Kirisizi, yaba ari kuririmba akabona akakobwa keza. Uri umukobwa mwiza muri iki gihugu cyacu bamwita Divi. Tugaruke ku handi hantu twese dutinya, ni ikuzimu. Munyumvire ukuntu ariko ndeze mbajyanye n'ikuzimu, ndabatembeza henshi na henshi, gusa nyine nubwo mbajyanye kuzimu ntihagire uwo nsigayo, abinginze ntihagire uwo nsigayo. Twikomereje tugaruke ku handi hantu twese dutinya, ni ikuzimu, kandi koko twese turatinya. Satani yarakaye, Satani afite umujinya. Reba ku isi kiriya gisore kirakuzwe cyane, ariko ntago kidukorera. Mwumvishije? Abakozi ba Satani ubwo ni amadayimoni, bafite ubwoba. None dukora ikinyakubahwa, Satani arasakuza. Musibese we Shakira, niwe mukobwa mwiza uzi gushuka abantu, ngiye kugutuma kuri ya musore ibyo uzamukoraho. Jacques kamubayo. Shakira ari seriye, aravuga ati ndabyumva kandi cyane.
bidatinze Shakira yahise yoherezwa mu isi yambaye mini, umukobwa uteye neza. Umukobwa uteye neza yahise yoherezwa ikuzimu. We nk'uko Satani abipanze niko bihise bigenda. Ahise amwohereza ikuzimu ngo ajye kugira ibyo akorera. Uwavuga twikomereje tayari. Tugaruke kuri Jacques. Uyu akora igitaramo ku buryo nta muntu mu gihugu cyose wakora nk'igitaramo abizi ko Jacques yakoze igitaramo, kuko agira abafana benshi. Yari yujuje inzu y'imyidagaduro aririmba yirebera ku gakobwa kari kumufana keza. Uwo mukobwa si Divine we. Divine niwe mukobwa mu Rwanda dufite, rega mwabyanga mwabyemera. Tugaye kuri Shakira, yari ari guca ku bantu bakamurangarira. Yinjiye muri stade ahagarara mu kibuga hagati. Mwibuke twamenye icyo Satani yamwohereje ku isi. Ahagarara mu kibuga hagati mu minota itarenze 4. Abantu bari bamaze kuyuzura. Ibintu byananiye n'abandi bahanzi harimo na Jacques. Uyu mukobwa turabizi ko ari Diamond. Shakira afata mikoro. Shakira kuri mikoro ati mwakoze kunkurikirana mugeze hano. Rero ntadatinze mu magambo, niba mushaka ko njya mbaha ibyishimo ku cyumweru no kuwa gatandatu, mujye musiba izo nsengero zanyu, ubundi muze mbahe ibyishimo. Show abaturage bose bakoma amashyi, akuramo umupira wo hejuru asigana agasengero. Atangira kubabyinira azunguza ikibuno. Abantu bose ubona bameze nk'ibigoryi bishimye cyane. Jacques tugaruke ku rundi ruhande, wa muhanzi wacu nyine wa musitari. Jacques yasohotse mu gitaramo cye ari guhiga wa mukobwa mwiza yabonye. Abarinzi batunguwe ati boss uri guhiga iki? Jacques aradidimanga nyine ndi guhiga umukobwa nabonaga mu bafana. Abarinzi baraseka ngwino mu masoko tujya guhiga mu masoko ari hano hafi. Ngo ngwino mu modoka tujya guhiga mu masoko ari hano hafi. Abarinzi nabo nabasa. Nyine ubwo uwo mukobwa bahise bamugiranya nyine nk'ubarizwa mu isoko. Bavuga gake bati umwana w'umwami agiye guteretana n'umwana w'umucuruzi. Jacques arabumva. Jacques arasakuza muzibese. Baraseka binjira mu modoka itangira kugenda tayari. Tugaruke ku mupasiteri. Filime tayari ubu nibwo igitangira. Wowe niba hari n'ikintu gitumye uhuga kireke wumve iyi filime. Filime iratangira. Tugaruke ku mupasiteri tayari. Pasiteri yari ari kugenda mu modoka aciye hafi yo kuri ya stade Shakira arimo. Shakira ni Diamond, imodoka atwaye ihita ihagarara vuba. Pasiteri umutwe uramurya. Pasiteri asakuza ati oya sinajya muri iyo stade, reka nkorera Imana. Pasiteri umutwe waramuriye asohotse mu modoka. Pasiteri asohotse mu modoka yiruka, imodoka ihita imugonga. Harahiye. Umuntu wese uri guca hafi aho, imyuka mibi iri guhita imwohereza muri stade. Ariko abemera Imana bari guhangana, bagira intege nke bagapfa tayari. Mwumvishije imyuka mibisha. Tugaruke kuri Jacques ari mu modoka. Ariko mbibutsa yuko niba wowe uri gukurikirana iyi filime, ndabizi kuri no kuyireberega aho uri hose, waba uri kumva kuri radio n'ubundi uri kuyireba mu mutwe wawe mu bwonko. Mwibutse yuko nuyumva ntuyirangize cyangwa nuyireba ntuyirayengize. Ngo nawe Satani araba yagukoreyemo, kuko iyi filime irarangira bamenyeye byinshi. Tugaye kuri Jacques ari mu modoka. Abarinzi bari hafi yo kugera ku isoko, barebye muri phone baratunguwe. Abarinzi barumiwe. Jesus Christ nibishoboka. Ya stade yananiwe abantu bose kuyuzuza nawe urimo. Dore yujujwe n'umukobwa umwe gusa. Jacques yaratunguwe bakafone vuba ngarebe. Nawe yarumiwe atangira gukurura ifoto ngarebe uwo mukobwa wakoze ibyo. Abarinzi baraseka. Ariko ufite uburaya. Jacques arasakuza. We ndabiyamye cyangwa nzabavane ku kazi. Bahita baceceka. Bya birinzi byahise biceceka vuba. Ubwo Jacques yaratunguwe nyine tu. Jacques yaratunguwe atavata ibi bintu ntago bishoboka. Ibintu ntago bishoboka, nawe yarumirwa. Ibintu byananiwe n'abandi basitara abahanzi bande bose. Jacques yahise asohoka mu modoka n'abarinzi. Bagisohoka mu modoka bahita babona wa mukobwa mwiza wafanaga Jacques. Uwo mukobwa barahuye tayari. Tugaruke ku rundi ruhande. Butangiye kugoroba muri ya masaha y'ijoro mo gake nka saa moya, Shakira ni rya Diamond. Shakira yarangije kuyobya abantu, yaje kwirimbi. Umurinzi uharinda cyangwa se security abonye ukuntu uwo mukobwa aza ahumirije avuga ibintu bitumvikana, ahitamo gukizwa n'amaguru. Nyine ubwo arirukanka.
tayari Shakira ageze mu misaraba hagati atangira gusakuza ya Diamond itangira gusakuza. Shakira arasakuza ati nyakubahwa Satani, namwe nyakubahwa Fire, mwanyohereje ku isi kwica uyu musore mfite ku ifoto, munyereke icyerekezo cyahari nonaha. Shakira yajaje we niba icyagiye gukora we, munyereke icyerekezo cyahari nonaha. Akiri kuvuga haza umuyaga mwinshi udasanzwe, ibibabi bitangira kuguruka. Hagiye kuba ikiwe. Yego nimwagiye mukurikirana filime za Sanoce. Twikomereze tugaye kuri Jacques. Jacques agiye gusuza ku gakobwa. Jacques ni wa musitari. Jacques agiye gusuza ku gakobwa kari kugura amaherere. Ahindukiye abona abarinzi bodyguards. Jacques nyine wa musitari wacu ahindukiye agiye gusuza agakobwa, ahindukiye abona bya birinzi bimuri inyuma. Abarabibwiye ngo mumve inyuma se. Jacques nawe ni nagorwa. Jacques ahindukiye bwahita babwira ati mumve inyuma vuba se, mudatuma bantera indobo. Aba bodyguards baraseka. Reka tugende bayigutera udahari, utazanatwitwaza ukatwirukana. Birinzi nabyo. Okay. Jacques rero icyo yahise akoranye namwe muracyumva. Jacques araseka, baraseka nyine bahita baseka. Jacques araseka nyine bahita bagenda. Abarinzi bahise bagenda. Tayari none film ubu yatangiye, twagiye, ubu tugeze kure. Ubu twicaye mu ndege turi kujya mu ijuru. Abari kunyumva ubu turi kujya. Tayari Jacques akora kuri uwo mukobwa ahindukiye abona ni wa musitari. Ako kadada Jacques yagakoze gahindukiye kabona ni wa musitari kafanaga. Umukobwa arasakuza ati oh mana we mbega ndi kurota Jacques kuri hano. Jacques araseka nkoraho rwose ningi. Kumva umukobwa amwita Pamela. Pamela mukora ati Yesu we ntago bibaho, nanjye banyita Pamela, nkabanuye hano hafi. Areba hirya no hino aratungurwa. None se kuki waje ahantu haciriritse nk'ahantu? Jacques amufata ikiganza aramubwira ati Pamela. Akivuga izina abona amababi amuguye imbere abiri niyabyitaho. Ayo mababi akigera kuri Jacques, Shakira aho ari mwirimbe yatangiye gutwikirayo amababi menshi. We nakubwiye ngo nucikwe kurikira filime. Jacques amufashe ikiganza aravuga ati Pamela, sorry kuba naringizemo akabazo, ariko nta hantu habaho haciriritse, nta n'umuntu uba uciriritse. Ababitekerezo uko nuko mu bitekerezo byabo baba baciriritse. Pamela arishima. Oh wow, nukuri uranonguye kandi uri mwiza. Nuko sha abakobwa baduhagurukiye. Jacques agiye kumusubiza umutwe uramurya. Harahiye. Jacques amuhereza ikarita yifashe ku mutwe. Aramubwira ati akira nomero yanjye, ejo uzansange kuri hoteli. Tayari. Ejo uzansange kuri hoteli ya Marriott irenze mu gihugu cyacu. Jacques akimara kubivuga agiye kugenda, Pamela amufata akaboko. Pamela yumva aramubwira ati none se wa musitari we, ndabizi muvuga amagambo make, ariko se nzaza muri iyo hoteli nzishyura iki? Jacques ahita amwaka telefone vuba, areba nomero ya Pamela, ahita amusubiza fone agenda atavuze. Tugaruke kuri Shakira rya Diamond ari kugenda mu muhanda. Shakira aravuga ati reka mbanze njye guhangana n'umupasiteri uturanye na Jacques atazanyicira imigambi yanjye. Bundi uyu mukobwa imigambi ye twayimenye. Shakira ari kugenda mu muhanda nijoro, abarangara bo nibabura. Ubwo nawe niba ujya uca mu muhanda uri kurangarira abakobwa b'abandi ari uzarangarira. Tugaye kuri Jacques tayari. Jacques yari ari kuribwa umutwe, yinjiye mu modoka arasakuza. Abarinzi barumirwa. Ase Jacques, abarinzi cyangwa aba bodyguards, ufite ikihe kibazo boss? Jacques ahumeka cyane. Ntacyo ejo tuzajye gusenga. Ubanze Jacques bitamworoheye we iyi saha wa mustari wacu. Filime bayita Amarembo agikuzimu, iki ni igice cya mbere. Tayari bwarakeye. Pamela ari kwiyambika neza, yitera amaparufe yireba. Pamela ari kwireba. Ubuseka ko ubu ndahura nawe gute ko nta biceri magaze. Iya hoteli nagisanzwe. Sonia abwo ni inshuti ya Pamela. Sonia araseka. Wimbeshye, urabona wowe Jacques anakwegera. Jacques niyo musitari bafite muri icyo gihugu. Ubwiza afite ni igikundiro cy'abafana afite. Ubona hari aho gihuriye nawe. Pamela bitekerezaho. Uzika ariko ari byo. Ndi kwisumbukuruza. Akiri kuvuga utyo abona fone ye bayoherereje message ebyiri. Sonia araseka. Erega warasaze umushonja rotarye. Pamela ari gusoma message arasakuza. Pamela arahaguruka asakuza. 8,000,000 ngagiye gusenga ngo navayo turahurira muri hoteli tayari. Jacques akoza gashya amwohereje 8,000,000 aramubwira ati ngagiye gusenga barahura nava muri hoteli na Kongo barahurira muri hoteli. Sonia arareba.
hoya we ntago bishoboka koko yasanze wa wundi avuga yuko ari ukwisimbukuruza bayamwoherereje. Pamela arasakuza, umusore mwiza unasenga. Koko Jacques yagiye gusenga, ariko umupasiteri ubasengera turanye na Jacques yari ari mu nzu agiye kugenda. Ibiki bigiye kuba we? Pasiteri agiye gusohoka ahurira ku muryango na Shakira. Pasiteri yarebye ukuntu uwo mukobwa ari ateye indeshyo, imiterere, indoro, abura amahoro. Shakira ahita ajya guhobera pasiteri, barasomana harahiye. Bagiye mu cyumba, pasiteri ari kwikuramo imyenda, ahindukiye abona isanduku ku buriri. Ibi bintu bibaho cyane. Pasiteri yaratunguwe, ntago bishoboka. Pasiteri agiye kwiruka, Shakira amukuramo umutima. Ikuzimu barishima bakora ibirori. Umva ibintu bibaye kuri wa mupasiteri uturanye na Jacques. Ingahe baze Jacques niba mushyikira. Ariko mbibutsa yuko bino bintu ni ibintu bibaho cyane. Iyi si ya migani y'abanyashya nababa irimo amakabya nkuru. Ibi ni ibintu bibaho n'ukuri. Tega amatwi wumve ibi bintu bibaho cyane, utazagwa mu ruzi. Mu cyuzi ni mu ruzi ubwita ikiziba sinzi. Tugaye kuri Jacques tayari. Bari mu rusengero bategereje pasiteri baraheba. Kandi twe tuzi ibyamubayeho. Ni ibanga ryanjye namwe. Tuzi ibyamubayeho. Bari mu rusengero rero bategereje pasiteri, bari bategereje pasiteri baraheba. Ngo mu kumutegereza rero Jacques yasengeye mu rusengero ahita agenda mu makaritsiye y'abakene, atangira gutanga amafaranga afasha abantu. Umubyeyi utwite unakennye ari kurira amubwira ati, mwana wanjye unama nkurebe mu isura. Jacques yunamye nawe arira. Uwo mubyeyi afata Jacques ku itama. Twikomereze. Umubyeyi utwite unakennye ari kurira ati, mwana wanjye unama nkurebe mu isura. Jacques yunamye nawe arira, wa musitari wacu. Uwo mubyeyi afata Jacques ku itama. Umubyeyi arira amubwira ati, mwana wanjye nguhaye umugisha, Imana izagufashe ntuzatsindwe urugamba rwose waba ugiyemo, uri umusitari utiyemera. Jacques yarishimye ahobera uwo mubyeyi, bose barishima. Numva navuga nka Yesu, camfitijwe Imana warakoze. Gusa umwumva ari aho murena babasobanuzi basobanuka kugira ngo bamize imisego. Twikomereje tugaye kuri Pamela ari muri gare. Ni ka kakobwa Jacques wa musitari wacu yari yikunda akakohereza amafaranga ngo bahuriye muri za hoteli. Bari kumwinjiza mu mamodoka tugaye kuri Pamela ari muri gare, bari kumwinjiza mu modoka yabyanze. Pamela arirya, we mundekure ndashaka gukodesha imodoka ngendamo njyenyine, njye na shoferi gusa, n'izindi nk'ebyiri zimerekeza zirimo ubusa. Abantu baraseka. Wikina komedi. Babonye ukuntu yambaye, babona yakeye, haranahumura, bapfa kubyemera. Bazana utuvatiri dutatu. Pamela arisetsa nk'abakiri. We munzanira ibimodoka binini bitatu bingana nka Ritiko. Ngiye guhura na Jacques. Jacques niwe musitari urenze muri icyo gihugu bafite. Ni umusitari byo, arazwa, arakunzwe, iki n'iki, afite byose. Aravati we munzanira ibimodoka binini bitatu bingana nka Ritiko, ngiye guhura na Jacques. Baramuseka bamugira umusazi. Ahita bereka miliyoni 3, barumirwa, bahita babikora bihuse. Ifaranga aho rikoze nako ifaranga buninga icyo rikozeho ryose kirapfumuka. Kirameneka. Jacques arangije gufasha ababyeyi, nawe yafashe imodoka ari mu nzira. Twagutse kuri Jacques warangije gufasha ababyeyi. Disi nawe nugera kure n'ubu umusitari. Erega filime nkora ziba zirimo n'utuntu twigisha. N'ubu umusitari uzibuke gufasha abantu. Jacques arangije gufasha ababyeyi, nawe yafashe imodoka ari mu nzira agiye kuri ya hoteli yari yasabye baba bodyguard gusigara. Ageze mu nzira ahura n'umukobwa mwiza uteye neza ari gusaba rifuti, ari we Shakira. Filime ko yatangiye muri mubiki. Jacques arebye neza abona ni wa mukobwa wujuje stade. Ahagarika imodoka vuba, afungura ikirahure cy'imodoka, bavugana yamwidirishya. Shakira arirya. Bitese nyine twabuze uko tugenda, imodoka yanjye yagize ikibazo. Mu modoka ya Jacques cyangwa ya musitari wacu, mu modoka harimo Bibiliya hafi y'intebe. Mutega amatwi. Jacques yarumiwe, yabonye umukobwa atangira kubura intekerezo, aradidimanga. None se ni gute umukobwa mwiza nkawe uri aha ngaha? Jacques yaraseka. Nakubwiye ko imodoka yanjye yagize ikibazo. Jacques aravati, injira, nari mvuye gusenga
ngwino tugende umbwira ukuntu washoboye kuzuza iriya stade. Shakira ari imyoza. Acyumva ibintu byo gusenga ari imyoza. Njye nanga abantu bata umwanya bakajya gusenga. Turashize. Afunguye imodoka agiye kwinjira abona Bibiliya. Arahagarara. Jacques biramutungura. Shakira kubita urugi vuba cyane harifunga. Turumiwe. Jacques arafungura asohotse ngo abaze Shakira impamvu atinjira aramubura. Kuki Shakira abonye iriya Bibiliya? Ibi rega murabisobanukirwa. Pamela yari ari kugenda mu modoka yakodesheje anaherekejwe n'izindi ebyiri. Ka Pamela Diz. Pamela yageze hafi ya hariya hoteli. Tugaruke kuzimu tayari. Nabwiye ati ninzaza mbagezayo ntihagire umuntu nsigaye. Ako babandi mudasenga tayari ndabatayo kabisa. Babantu bose na ba pasiteri Shakira yohereje cyangwa yishe bari bagezeyo. Na wa mupasiteri wabonye Shakira yihindura isanduku. Abo bose nyine n'ubundi bari bageze kuzimu. Pasiteri n'abandi bose babashyize hasi bari kubatwika. Satani arabaseka. Ngiye kubatwika mbahindure abadayimoni banjye. Harya wowe si wajya kuvuga ngo toka shitani? Mwe mwajyaga mumutokeje. Pasiteri aratakamba. Mumbabarire nimungire umudayimoni ndatakambye pe. Satani yagutwitsa guhinda umudayimoni. Satani arasakuza anakaraseka. Urashimishije. Igihe wari uri ku isi uriya muntu wamuvugaga mu izina kanyotsa nanjye ndaje ngucanire. Uwo muntu ari kuvuga ni Yesu nta wundi. Kuriya tuvuga ngo toka Satani mu izina rya Yesu. Buryo uvuga mu izina rya Yesu ukayishyiraho. Cya Satani kiba kiri gushya nyine gihiramo. Usubu ako bundi mwagiye mu nkomeye n'amashyi. Uko natana abagize mwumve nk'utuntu mba ndi kubarabura. Tugwe kuri hoteli Jacques arimo imbere mu cyumba yashashe uburiri neza yashyizeho n'udutima yiteguye gutereta Pamela. Gusa yari yateguyemo n'intebe. Uyu mutipe wacu rero yari yateguyemo n'intebe, yari yateguye mu cyumba kugira ngo bishime bicaranye. Jacques agiye kumva yumva hari ukomanze ahumura birenze, ahita afata akarabo agiye kumufungurira. Yaratunguwe n'icyo abonye. Jacques tayari. Jacques yaratunguwe. Urashaka iki? Harahiye. Ninde? Yahise yinjira amwaka ka karabo arisetsa. Shakira arisetse. Burya wari wanegereje urambura. Umva ukuntu cya Shakira yagise kimubwira. Shakira buri cyavuga abona Shakira ahise aryama kuri bwa buriri. Harahiye. Shakira aravuga ati sinaringamije kuryamana nawe, naringamije guhura n'umuntu. Jacques wari mu mandazi disi wari iwe nta kintu. Shakira Jacques yambwiye ati sinaringamije kuryamana nawe, naringamije guhura n'umuntu. Shakira arebye ku kuboko kwa Jacques abona yambaye ishapure ya yindi y'amasaro iriho umusaraba wa Yesu. Shakira ati nari nayobewe impamvu ndi kugutegeka ntunyumve. Burya no kwambaye icyo kintu harahiye. Amashapure Bibiliya ibyo bintu tumaze kumenya ko bishobora kwitambika abadayimoni mu migambi yabo. Burya ibyo bintu ni ibyambere tumaze kumenya yuko bishobora kwitambika mu migambi y'amadayimoni kandi bikaba binayatera n'ubwoba. Bakiri kuvugana hari undi wakomanze. Shakira ajya gufungura abona ni Pamela. Shakira aravuga ati urashaka nde? Pamela arebye hasi abona Shakira yambaye mini ingana nko kwambara ubusa. Pamela yavuganye akababaro. Nyine ndashaka Jacques. Shakira arahindukira areba mu maso Jacques tayari harahiye. Ko kirebye Jacques mu maso cyane Shakira aravuga ati hari umuntu mwavuganye guhurara? Jacques ati nta muntu nabwiye ngo duhure buretse wo. Harahiye. Jacques ubanze bamwinjiye mu mutwe we. Pamela byaramubabaje asubira inyuma atuje ataragenda. Shakira Shakira cyamwe ati uribeshya cyane, uriruka ku musitari kandi ntaho muhoriye, urimo uribabaza. Shakira yita kubita urugi. Pamela asigara hanze abitekerezaho. Shakira yinjiye mu nzu ayambira Jacques. Jacques ayatunguwe. Ubundi Jacques wari mu mandazi nagaze ibijya mbere. Nta nubwo azi kino gikobwa icyo gishaka. Jacques atungura avuga ko mbona uri mwiza cyane tutari ku rwego rumwe nkundira iki. Shakira musoma ku itama. Ibyo dayimoni kandi amadayimoni avugisha ukuri. Shakira musoma ku itama yivugisha ukuri. Bitayimubwira ati umunsi uzakuramo icyo kintu wambaye ku kuboko nzakwica. Harahiye. Ibi ni ibiki we? Ibi ni ibiki? Shapura yikuyemo gato. Pamela yasohotse ari gutakaza amarira.
yurira muri ya modoka yakodesheje ahita agenda. Jacques yatekereje byinshi ahita afata ikiganza Shakira ya demo. Jacques arisetsa, ngwino nkwereke aho tujyana. Yagifashe ikiganza icyo gikobwa. Jacques arisetsa afata kubanza nyine Shakira ambwira ati ngwino nkwereke aho tujyana. Bahise bihuta n'amaguru bahita bagenda. Bagiye hewe twaye kuri Papa Pamela. Filime yatangiye. Uyu ni umupasiteri ufite imbaraga zidasanzwe unakomeye. Yari avuye mu bihugu byo hanze akigera mu ikaritsiye ye kwa Pamela. Ubwo ni papa wa Pamela. Akigera kwa Pamela atangira guhinduka mu isura. Uyu ni umupasiteri dufite urenze ku isi. Pasiteri mukuru arumirwa afata muri uyu mujyi harimo umugore w'umuzimu ufite imbaraga zidasanzwe. Pasiteri ahise abimenya. Akirangiza kubivuga yinjiye mu nzu aho abana na Pamela. Tugaruke ikuzimu tayari. Hari abajyayo kwaka imbaraga. Ibi bintu bibaho, ndakwinginze wowe nyizera. Uyu ni Sano Chita sinakubeshya. Erega nge natumwe n'Imana. Nkibaze ndamutse nkubeshye. Imana yazabimbaza pe. Rero ibi ni ibintu bibaho cyane. Hari ababitanga mu buhamya, hari abapasiteri bagikuzimu n'ibiki byose. Ibi ni ibintu by'ukuri kandi iyi filime guhindura bayitanga mani bagikuzimu. Iki ni igice cya mbere. Tugaruke kuzimu. Hari abajyayo kwaka imbaraga. Hari umupasiteri n'umuperezida. Satani ati murashaka ubutunzi, imbaraga, igikundiro, ubuyobozi n'ibindi byose. Pasiteri na perezida ati yego turabishaka. Satani ati we pasiteri sanga umuyobozi mukuru witwa Fire aguha imbaraga. Nawe perezida ngwino imbere yanjye kandi ukuremo umwenda w'imbere uwutwikire hano. Umwenda w'imbere bavuga ni bogisa cyangwa ikariso. Pasiteri na Fire ni Imana ibikuzimu iha abapasiteri imbaraga. Ibi ni ibintu by'ukuri rwose simbabe. Fire ni Imana ibikuzimu iha abapasiteri imbaraga. Fire arabwira pasiteri ati urashaka ubutunzi n'ubwamamare. Ariko abaza cya pasiteri nako pasiteri ati yego rwose mumfashe nabuze abayoboke mu rusengero rwanjye sinyikunzwe. Fire araseka. Genda ucukure mu rusengero rwawe ushyiremo imitwe ibiri y'ingurube. Uko iyo mitwe ubwoya bw'izo ngurube bungana niko abayoboke bazarwuzuramo bamwe ukabura aho ubashyira. Ikindi kandi ujye ukora ibitangaza usakuza ngo Fire nzaza mpita nguha imbaraga. Yesu nyagasani mu nyuma. Kandi mu Rwanda hari abapasiteri benshi mujya mwumva kuri za BTN za Good Rich TV n'abandi mujya mwumva mu nsengero bavuga za Fire. Nizere ko mubwijwe ukuri. Jerega ndi Sano Chita najya no gusengera aho hantu ujye umenye ko bari kugukorera iyo imigenzo utazi. Tugaruke kuri Pamela. Pamela yinjiye mu nzu yitonze abona papa we. Disika Pamela aho kavuye twahabonye ko kifitiye agahinda. Pamela yinjiye mu nzu yitonze abona papa we. Papa we twamenye ko ari umupasiteri urenze ku isi. Papa we akibona Pamela yaratunguwe ahita amufata ku gahanga. Pasiteri arumirwa arambwira ati wahuye n'umuzimu. Uyu mupasiteri nasanzwe we. Pamela arisetsa ati papa ujye ugabanya amasengesho atazagusaza. Ariko urubyiruko sha nirwo rubyiruko rega. Pasiteri mukuru disi papa wiwe arambwira ati nujya ujya kugenda ujye umenyesha nkukingira imbaraga z'Imana kuko ibigiye kuba ntibyoroshye. Ni ibiki bigiye kuba we ko ngize ubwoba we. Uga kuri mikoro Pamela babaye ntiyakumva se yigira mu cyumba kwiryamira. Bibutse ko ndi muri studio za Hit FM radio. Iyi ni radio ya Hit FM. Tugere kuri Jacques na Shakira. Jacques yacaga mu baturage bamuzi nk'umusitari bakamureba cyane afatanya ikiganza na Shakira bya Diamond. Shakira agenda yumva igiturage cyose gicuranga indirimbo za Jacques aratungurwa. Jacques arahagarara arebye imbere abona wa muturage w'umubyeyi asigaye afite akaresitora umwe yafashije ari no gucurangamo indirimbo ze. Barahoberanye Jacques arishima n'uwo mubyeyi. Umubyeyi atuje amubwira ati mwana wanjye turi kumwe. Jacques yishimye ati ndagukunda mama. Shakira arabareba n'isesemi nyinshi. Jacques yakomeje gutemberana na Shakira agenda afasha abaturage. Jacques yarapfukamye ageze ku mukecuru wicaye afite akababaro kuko yapfushije umuryango we. Umukecuru ababaye amubwira ati mwimfukamira wa mustari we. Jacques atuje afite agahinda yayambiriye umukecuru amubwira ati ndagusaba kudacika intege aho ufite ikibazo ujye unabaza buri wa gatatu nza muri iki cyaro gufasha abantu. Disi rero mwabakiremwe mwabastari mwe mwagiye muza mukamfasha nako mujye mwagiye mufasha abaturage mujye mufasha. Mukecuru yarishimye disi.
yo mucecuru yarishimye. Shakira nawe yatangiye kugira amarangamutima. Ubundi ntibibaho ko idayimoni cyangwa igini ryagiye amarangamutima, ariko Shakira atangiye kugira amarangamutima. Ikuzimu barabibonye. Satani arasakuza, Shakira ndavuze ngo ivanemo ubumuntu. Harahiye. Shakira agerageza kubikora biramwangira, atangiye kwishimira Jacques. Uziko ibintu byakomeye. Jacques yoherereje wa mucecuru amafaranga. Shakira ahagurutsa Jacques aramuhobera yo. Cya Shakira cyatangiye kugira amarangamutima. Satani ararakara. Shakira afata ukuboko Jacques bariruka amwinjiza mu irimbi. Harahiye. Ubu Jacques si bamudutwaye. Jacques bahise Shakira rya diamond ryese rimufata ikiganza rimwirukankana mu irimbi. Hagiye kuba ikiwe. Uyu ni Sano Chita muteze amatwi. Mureke turangiza kano gace ka mbere amarembo ajye kuzimu. Tukare kuri Pamela ari mu cyumba ari kurira yo ka Pamela diskababaye. Pamela ari kurira. Nubundi abastari bose ni bamwe bariyemera. Nasanze hari undi mukobwa bari kumwe. Tayari dis yo. Arebye kuri Facebook muri phone atungurwa no kubona igitamo cya Jacques kiri kwamamazwa. Kandi tuzi ko diska Pamela kamufana birenze. None cya Jacques cyagatengushye. Ako Jacques nawe ndatekereza atari we bamugiye mu bwonko. Tu. Iki gitamo cye kiri kwamamazwa ahantu henshi. Kwera mufana yabitekerejeho niba kijyamo cyangwa byihorera. Tugaruke mwirimbi tayari. Jacques yakurikiye Shakira, abona Shakira arahagaze. Harahiye, hagiye kubiki. Arahindukira aramureba. Shakira arisera aramubwira ati, aha niho hantu nkunda ibaza. Jacques ntagazi byari byo. Jacques arumirwa, ariko warasaze. Narizi ko wenda uje gusura umuntu w'iwanyu wapfuye, none ngo hano ngo niho hantu ukunda. Shakira arongera areba ku kaboko ka Jacques. Shakira arongera areba ku kaboko, ya shapure yambaye iriho Yesu agira umujinya. Shakira arasakuza ati, aba bose ubona hano nabi wacu. Nyine ninjye wahabazanye. Impamvu natari kukwataka ni icyo kintu ufite ku kuboko, ishapure. Agiye muzigura. Jacques arebaho araseka. Jacques wari mu mandazi nagazi byaye byo. Ahita asohoka mu irimbi yivumbuye. Shakira mutanga imbere. Harahiye. Harahiye. Jacques aratungurwa. Hano hageze ute? Shakira aravati, sheri wirakara turi kumwe. Jacques aravati, ngaho mva imbere vuba nigendere, ejo nzajya gusenga kuko mfite igitaramo, wenda Imana izatume nuzuza ya stade wujuje. Ko gashaka kuzakora. Shakira araseka cyane. Wajaje se ukajya gusengera aho nsengera. Mana nyagasana, amademoni se n'amagini arasenga. Ubu wasanga wirirwa usengana ni demon utabizi we. Mwicarana ku ntebe imwe. Ako wasanga reka nako turabisobanukirwa mwe mukuri cyane filime. Hari ahandi hano buri aba basengera mwe muraje mu byumve. Iyi ni filime ngiye nateguye we. Kandi nateguye. Jacques aramusubiza, ntago bishoka. Mfite itorero ryanjye nsengeramo, mfite Imana yanjye nsenga, ntukanegeke. Shakira araseka. Sawa uzajya gusengera usengera, nanjye nzajya hanjye. Tuzarebe niba igitaramo cyawe hari n'inkoko izagikandagiramo. Harahiye. Amubwiye ngo iki? Tuzarebe niba nako igitaramo cyawe hari n'inkoko izagikandagiramo. Kandi utuzi ko ari mu star urenze muri iki gihugu Jacques. Ese igitaramo cye koko nako mureke tubirebe. Uyu ni Sano Chita muteze amatwi. If you want my videos, you can go to YouTube channel by right searching Mesh videos, then you're gonna subscribe me in order to be notified every time I post my everything. Turakomeje mwe mutega amatwi. Twigarukiye kuri Papa Pamela n'umwana we Pamela yo. Papa Pamela turabuzi n'umupastor urenze kwiza. Ambwira ati, mwana wanje, ejo ndabizi uzajya mu gitaramo cy'umuhanzi ukunda, nzakwemera kujya ari uko wemeye ko nkuha imbaraga z'Imana mu cyane. Shakira muzi ibyo yavuze. Ati noneho niba utaza ngo tujye gusengera aho nsenga, igitaramo cyawe nta n'inkoko izatamba. Pamela arabireba arabyemera yo. Ariko ubundi mwarubyiruko mwe mwagiye mwemera neza. Niha pastor yakubwiye wagiye wemera. Pamela arabireba arabyemera. Ngo se ngaze ajya mugira imbaraga, ajya mu imbaraga z'Imana bajyane. Tugaye kuri stade batunguwe no kubona amatike y'abafana ba Jacques ari kugurwa ku bwinshi. Kandi Jacques yamubwiye ko nta n'inkoko izatambagirayo. Amademoni amagini ibyo bintu ko ari bibiri na Satani ubwe bafite ubushobozi bwo guhanura cyangwa gutegeka ikintu kikaba. Kandi batubwiye yuko noneho Jesu
nuko noneho byo mvuze simbizi kubona amatike y'abafana ba Jacques ari kugurwa ku bwinshi kandi Shakira yamubwiye ko nta n'inkoko izatambagirayo kandi amatike kugurwa nk'iki nk'amasuku. Tugaye kuri Shakira na Jacques afungura imodoka ategeza ko Shakira yinjira, agiye kwinjira abona ya Bibiliya ahagarara hanze. Harahiye ariko ubundi mwagiye mutunga Bibiliya. Jacques aravuga ati sheri injira nta kibazo. Shakira arakara, Shakira arasakuza, banza usohora urwo rutabo ujye kurujugunya mu nyumvire nyagasani. Jacques arumirwa ngo iki, araseka ariko abasitari muriyemera, ariko abwiye cya Shakira kuko yabonye cyujuje nyine stade, niyo mpamvu akita iki stade ngo ariko abasitari muriyemera. Ariko Jacques banze n'afite akarwara ko mu mutwe cyangwa cya Shakira cyamugiye mu mutwe sha, ibaze shango ngo muriyemera, ahubwo yaba umuntu ukubwira ngo jugunya urwo rutabo Bibiliya, ahubwo uwo muntu aba ari umurwayi mu mutwe. None cya Jacques ngo ariyemera ariko abasitari muriyemera. Shakira arirakaza, Jacques araseka asohora ya Bibiliya. Jacques uzi ko yasaze, Shakira ahita yitaba telefone, Jacques ajya kujugunya Bibiliya abitekerezaho, siko nawe burya akenge kakirimo, ahita yishyira muri butu y'imodoka inyuma. Agarutse asanga Shakira avuye kuri telefone. Shakira ahita yisetsa ahobera Jacques, oh sheri urakoze niba urujugunya mana nyagasani. Jacques araseka. Shakira agiye kwinjira mu modoka atangira kuvuga ibintu bitumvikana. Jacques biramucanga, ubwo ni ku muryango ari kuvugira ibigambo bitumvikana. Jacques biramucanga, bahita binjira mu modoka baragenda. Taye twigaruke muri cya gitondo cyacu. Ubwo bumaze kwira bucya bwira ibaza iyo minsi yose ariko wicaye neza amatwi. Burimo burakwiriraho bunagukeraho ukineza amatwi. Ko ndarenze. Buri wese yabyutse ajya gusenga, ubwo turi mu gitondo. Buri wese yabyutse ajya gusenga ukwe. Jacques agenda mu modoka yibuka igihe yatahaga nijoro ari kumwe na Shakira mu modoka, aribuka cya Shakira cyamubwiye ati buna amademoni ntago yishira avuga iki yajemo kandi anamuvugishwa. Shakira aramubwiye ati sheri uyu munsi ndarari wawe mu rugo. Ngo kikima kwimubwira cyahise cyambika karuvate Jacques, kandi nimukibagirwe urukobwa cyase iri demon ryambitse Jacques ishapure nako sorry amwambitse karuvati. Jacques arisera aramubwira ati niba ko kunkunda wimatiriza kurarana nawe harahiye. Jacques nawe ariko yacyarite yakubundi uyu mukobwa umatiza kurarana nawe, umukobwa ubanza niba ko kunkunda wimatiza kurarana nawe utaho kwawe nanjye nditahana. Shakira araseka cyane ahita areba ya shapure, iryinyo kari hekenya man, ahita areba ya shapure nimwita cyitonderwa. Mbere yo kujya gusenga Shakira yambitse karuvate Jacques, ni mubyibagirwe. Jacques nawe hari mu modoka ari wenyine ari kugana mu rusengero mu rusengero. Gusa mwibuke ko ya Bibiliya iri muri buto y'imodoka. Agenda nareba karuvate yambitswe na Shakira, iyo karuvate ni muyibagirwe. Shakira nawe yagiye gusengera muri rwa rusengero yambaye mini. Uzika abakobwa mwambara mini igiye kubagendera kure we, Imana ngiye kubagendera kure rwose. Umuntu wese uzi ko yambara mini nituzadura akabona ndirukanse nakajya atekereza ko hari ikindi, ngiye kukugendera kure rwose. Pastor ni wa undi wagiye kwaka imbaraga ikuzimu tayari, kuko amademoni nta handi yajya gusengera. Ba pastor mwumva nta magambo ngo za fire mu nsengero, ukumva umupastor ngo fire ukabona umuntu yikubisasi ngo yenga ari kumukora ibitangaza. Ujye umenya niba koko wagiye gusengeraho, ujye ukeba kuvuga ati ndi mu isenga ry'amademoni turi gusengana. Yegeraga abantu batagenda. Ubwo rero Shakira nawe yagiye gusengera muri rwa rusengero yambaye mini. Pastor ni wa undi wagiye kwaka imbaraga ikuzimu, yegeraga abantu batagenda batavuga, agahita avuga ati fire, bakitura hasi abandi bakabona bakagenda. Shakira kisekera. Umupasiteri wese usenga avuga ngo fire aba ari kwaka imbaraga ikuzimu, azaka imana yaho yitwa fire. Gusa si imana mu mbabarire, ahubwo ni umuyobozi. Ni umuyobozi w'ikuzimu rero imbaraga wa pasiteri mwumva iryo jambo. Jacques yagiye gusenga asengera igitaramo cye nk'umuhanzi ukunzwe. Igihe cy'igitaramo kigeze bwije, Pamela yari yiteguye kugenda. Papa we pasiteri ukomeye ku isi amufata ku mutwe arasenga. Pasiteri arisa aramubwira ati mwana wanjye genda, nta mbaraga z'umwijima zikwitambika. Disi pasiteri kuko amukingiye za mbaraga z'Imana. Pamela yasekeye papa we atizeye ko ari byo. Mwarubyiruko mwe ibyo mwigize byo kutizera muzabyizera ari uko mwisanzeyo. Tugaruke muri stade tayari, amatara yose yari yajimije. Jacques ahagaze hagati, Shakira ahagaze hirya ye.
bacanye amatara. Jacques yarumiwe koko, yabonye nta n'umwe uhari, nta n'imbata yari ihari. Shakira araseka cyane wanze kuza mu idini ryanjye none ugiye kurirayo kwarika. Jacques yarasusumiye afite mikoro mu ntoki yo. Shakira avuga ati nta nkoko n'imwe yatambatamba nabivuze. Bakivuga utyo umuntu wicaye mu ntebe baravuga cyane ati njye ndahari, hehe njye ndahari. Jacques arebye neza abona ni Pamela, ahindukiye abura Shakira harahiye, kuko Pamela mwibuka ibyo se yamukoreye. Ahindukiye abura Shakira. Ntabwo iyi filime murumva itaryoshye. Jacques ababaye ati Pamela aramwenyura amubwira ati ceceka, njye n'iyi si yaguhunga nzahora nkuri iruhande nk'ufana, ngaho ririmba. Jacques yaririmbye mu ijwi ryuzuye amarira. Pamela nawe biramubabaza, ava muri stade yiruka ahoberana na Jacques. Ikuzimu batangira kurakara, batangira gusakuza bashaka guha imbaraga Shakira ko bagiye kumuha ibindi bibaragara. Jacques yarangije kuririmbira Pamela. Batashye afunguye imodoka, Pamela amubwira ati urahamara ifuti. Jacques araseka afungura umuryango arinjira. Pamela agiye kwinjira birara harahiye. Jacques aratungurwa. Jacques yumiwe, hasi imodoka yanjye ifite ikihe kibazo ko na Shakira atinjira. Mwibuke Shakira ajya kwinjira hari amagambo yavugiye ku muryango. Hey bana ndategura. Pamela yumiwe atangira kuri ravati, ubanza ibyo papa yambwiraga byari ukuri. Muri izi nce harimo atararangiza kuvuga ahita aceceka. Yashaka kuvuga ko hari umugore w'umuzimu ukomeye. Mwibuke papa we akigera mu mujyi yahise abivuga ati muri uyu mujyi nako muri iki gihugu harimo idayimoni birenze. None Pamela kajya kubivuga ahita aceceka. Jacques yasohotse mu modoka. Jacques ababara ati sinifuza kugusiga ku muhanda wenyine, basi reka tugende n'amaguru yo, kuko Pamela byanze ko yinjira. Mwibuke ibigambo ntuzavuge ku muryango. Pamela yasekanye amarira ati oya nta kibazo, dore burije ikirori cyawe cyagenze neza bye. Jacques yamuhanaguye amarira yo, uyu mustari wacu se. Jacques yatekereza ati ngwino naribi muri butu nguhe kado. Mwibuke ikintu yashyize nako mwibuke mwibuke ikiriyo. Ngwino muri naribi muri butu nguhe kado. Pamela na Jacques bafungura butu. Pamela yaratunguwe. Pamela yifashe ku munwa. Yesu we. Pamela yarumiwe. Pamela ati asusigaye warasaza, ariko nawe kuko wavuga ko yasaze sibi nibiki. Jacques yarafati iyi Bibiliya sheri wanjye arayanga, akira yitware sinajugunya ijambo ry'Imana. Pamela yarumiwe. Ntago bishoboka, ahubwo yitwara igikuba hafi uzamenye impamvu ayanga. Bagiye kuvugana, Pamela afite Bibiliya mu ntoki, phone irasona. Pamela yihutira kuyizana, kuyifata nako mu modoka arinjira birakunda harahiye. Ko bikunze Pamela na Jacques barebana batunguwe. Pamela na Jacques bumiwe. Bishoboka gute? Arebye abona ni Shakira yanga kwitaba. Yarebye kuri telefone nyine Jacques yabonye kuri telefone yiwe Pamela yamuzaniye, abona ni cya Shakira yanga kugitaba. Bose batashye mu modoka nta numwe uvuga, bose bumiwe na ya Bibiliya iritere ibateretse imbere. Jacques yaciye Pamela nka 3 z'ijoro nawe ahita ataha. Tugoye kuri Shakira bari kumuha izindi mbaraga nyinshi kuzimu harahiye. Noneho filime Pamela yatashye yahagira. Pamela yumiwe. Papa ko kuba mukuri rero, niba unkunda tabara umuntu nkunda. Pasiteri areba ku isaha abona ni 7 z'ijoro asekamo. Hey pasiteri kasetsemo. Pasiteri asekamo ati Imana ishimwe ari kurota. Jacques ahari Bibiliya imuteretse iruhande yatangiye kurota ibyo Shakira yakoze byose. Igihe bahuraga n'ibyo mwirimbi n'ibindi biteye ubwoba yamubonyeho, n'ukuntu yanga Bibiliya byose atangira kubibonekerwa mu nzozi. Ibyo byose biri kuba ikuzimu bari kubibona. Jacques yaraye yambaye karuvate yambitswe na Shakira. Ibintu bitajya bibaho, naga ajya ararana karuvate nubwo ajyana no kuyambara. Papa Pamela akomeza gusenga kugira ngo Jacques akomeze yerekwe abe muzima. Pamela arabyumva. Muri ako kanya amarembo y'ikuzimu yarafunguwe. Imizimu n'amadayimoni nabo bazamuka n'uburakari. Jacques yari yicuye mu gicuku, arebye abona Bibiliya ku ruhande rwe, arebye hirya abona Shakira araryamye atanazi ko yahageze. Jacques ahita aterura ya Bibiliya yitonze. Arebye ku kuboko abura ya shapure, aratinya. Burya ya karuvate nibisanzwe we. Areba ya Bibiliya, arema na Shakira usinziriye. Tayari hagiye kubikiwe. Reba igice cya kabiri filime bahise amarembo y'ikuzimu.
wifuza ibiganiro byanjye ujya kuri YouTube ukandika Mesh Videos ubundi ubashe kandi subscribe tuzakurikirane igice cya kabiri amarembo ajye kuzimu.